bakundwa mujye mumenya kwirinda turi kuvuga ijambo kwirinda rimwe na rimwe mu ntambara twihamagarira bene data mwirinde murusheho iteka gukora umurimo w'umwami kandi muhagarare mutanyeganyega kuko umuhate wo gukorera Imana ntabwo ari ubusa uyu muhate ufite ingororano z'abantu ni ingororano zitangwa n'Imana tuzagororerwa tukiri hano mu isi ariko kandi tuzagororerwa no mu bugingo bw'iteka Imana itugirira ubuntu ntabwo ingororano zizarangira mu bugingo bw'iteka oya no muri mu isi turanye n'Imana neza iyo twagendanye n'Imana neza Imana iduha imigisha y'ibifatika imigisha y'ibikabakabwaho bimwe umwe ukorwa ukawumva. Nongeye kubasuhuza bakundwa bene data nshuti z'umusaraba mwe mwese aho muherereye mu mpande zitandukanye ndabifuriza amahoro n'umugisha by'umwami Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndaje kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana kandi ndizera neza nashidikanya ko ijambo tujye kuganiraho muri ryo ubwaryo gifitemo imbaraga kandi gifitemo n'ubuzima ku bakeneye ubuzima ubwaryo n'ubuzima, ku bakeneye imibereho ubwaryo ni imibereho, ku bakeneye kubaho ubwaryo mbese ribeshaho. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Turabakunda kandi turabishimira. Reka dutangire dushima Imana iduhaye uyu mwanya mwiza kugira ngo tubonekemo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Turagushimiye nanone mwami Yesu, tugushimiye ubuntu n'imbabazi udahwema kutugirira, tugushimiye ko wabanye natwe ukatugirira neza, ukaduhaye uyu mwanya mwiza kugira ngo tuwubemo tuganiremo ijambo ryawe. Ndakwinginze Mana, iri jambo rigere ku barwayi ribakize, rigere ku banyamibabaro mwami Imana ribarememo ibyishimo, rigere kuri babandi babonaga bibacikiyeho babone amahoro, ineza yawe iboneke mu ruhande rwabo, imbaraga zawe zibe mu ruhande rwabo mu izina rya Yesu Kristo. Bano nibacire kubaho, bano bantu nibacire gukira, bano bantu nibacire amashimwe mu mitima yabo, banezezwe n'Imana. Niko dusenze kandi niko dusabye, ni mu izina ry'uwatubambiwe tubisabye twizeye, amen. Imana ibaha umugisha bakundwa. Ndagira ngo dusangire ijambo riboneka hano mu gitabo cyangwa se mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorino, igitabo urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorino igice cyaho cya 15, turasoma n'umurongo waho wa 58. Imana itugirira ubuntu. Haravuze ngo nuko bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega, murusheho iteka gukora umurimo w'umwami kuko muzi yuko umuhate wanyu atari ubusa ku mwami. Reka turisubiremo. Nuko bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora umurimo w'umwami kuko muzi yuko umuhate wanyu atari ubusa ku mwami. Imana itugirire ubuntu cyane. Nshuti z'umusaraba, ndagira ngo tuganire muri iri jambo, ariko turaba turi ku ntego ivuga ngo ntuterwe ubwoba n'ibyari birimo kukunyeganyeza. Nta mpamvu yo gutinya kandi Imana iri mu ruhande rwawe. Aya magambo Pawulo ayandikiye Abikorino. Ayu munsi rero ntabwo ari Abikorino turi kuganira nabo, ahubwo turi kuganira nawe, wowe udukurikiranye, wowe udutega amatwi ukadukurikirana ku Isarura 12 TV aho uherereye impande zitandukanye. Ndagira ngo mbwire ngo nubwo wari ufite ibikunyeganyeza, ariko hano ijambo ry'Imana cyangwa se Imana ivuganye n'ubuzima bwawe, iravuze ngo nubwo ibyari bikunyeganyeza bihari, ariko iri jambo riravuze ngo nuko bene data bakundwa, haleluya, mukomere mutanyeganyega. Imana itugirire neza. Mbese ibyaguteraga ubwoba cyangwa se ibyatumaga wumva udakomeye, iri jambo riravuze ngo nuko bene data bakundwa. Rero bakundwa bene data, ijambo ry'Imana riravuze ngo nutinyishe ibikunyeganyeza. Ese ni intambara zo mu buzima bwo mu buryo bw'imibereho? Ni intambara se zo mu buryo bwo hanze aha ngaha turebe ibintu bigoye? Ijambo rero ngo nuko rero bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega kuko muzi yuko umuhate wanyu atari ubusa. Mukomere mutanyeganyega, murusheho iteka gukora umurimo w'umwami. Hari
hari abantu bahuye n'intambara zigiye zikomeye zizanwa n'aba bene se babi. Imana itugire neza. Iri jambo ndagira ngo risubiremo. Hari igihe abantu bahura n'intambara zizanwa n'aba bene se babi, ndetse rimwe na rimwe izo ntambara zikabanyeganyeza, zikaba zababuza no gukora umurimo w'Imana. Muntu w'Imana, nshuti y'umusaraba, mu cyiciro gitandukanye cyangwa se mu idini cyangwa mu itorero iryo ari ryo ryose ubarirwamo, ukoreramo umurimo w'Imana, ntihagire ibintu bigutera ubwoba ngo bikunyeganyeze ku buryo byakubuza gukora umurimo w'umwami. Haleluya. Hari igihe uhura n'ibintu bishobora kukubuza gukorera Imana, ariko mu izina rya Yesu rikomeye rifite imbaraga, ndagutongera mu maso y'Imana, ndakubwira ngo urusheho iteka gukora umurimo w'umwami. Ibyaguteraga ubwoba cyangwa se ibyakunyeganyezaga byenda kugukura mu nshingano z'ibyo uhamagariwe gukora, ibyo ngibyo bitera umugongo, ubibwire ngo Imana ngo nuko nkomere, kandi nkomere nangeganyega, kandi ndushaho gukora noneho aba ariko ngira umwete, ndushaho gukora umurimo w'umwami, kuko umuhate wanjye Imana ivuganye nanjye katari ubusa. Haleluya, haleluya. Ntabwo urimo gukorera ubusa, umuhate wawe si ubusa. Imana izarwanana nawe, Imana izakurwanirira, Imana izagutabara. Umwanditsi wa Yesaya yaravuze ngo umwami Imana izanabara. Nshuti mukundwa, nkubwire ngo Imana ijya idutabara nubwo twaba tureba amakuba, tukabona amageragezwa, tukabona ibyago, ariko mu izina rya Yesu Imana iri mu ruhande rwacu. Pawulo abwira Abakorino, arababwira ngo nuko rero bene data bakundwa, haleluya, mukomere mutanyeganyega, murusheho iteka gukora umurimo w'umwami, kuko namwe muzi yuko umuhate wanyu atari ubusa. Erega nshuti y'umusaraba, hari abahanuzi bamaze kugenda bacika intege, bagira ngo hari imirimo bakora bayikorera abantu, cyangwa se bagira ngo baranayikorera. Hoya, va ku bantu, menya yuko umurimo ukora uwukorera Imana. Hari n'abantu bakora imirimo yabo, twari turi ku bakozi b'Imana, ariko no mu buzima bw'Abakristo cyangwa se mu buzima bwa bamwe bakenera abakozi b'Imana, hari igihe bagira ngo ibyo wakoze wabikoreye umuntu uriya mukozi w'Imana. Never. Wakoreye Imana. Ubwo urimo gukorera Imana, ntucibwe intege nuko n'uwo wakoreyeho umugisha. Hari igihe umuntu ajya akorera umugisha ku muntu, uwo yakoreyeho umugisha, aho kugira ngo amushimire, rimwe na rimwe akazana n'amagambo yo kumusenya, akazana amagambo yo kumusebya, akazana amagambo y'urucantege. Rimwe na rimwe ibyo wakoze bikenda kuba ibyo kwicuzwa. Hoya, ntukicuze icyo umutimanama wawe wakwemeje gukora. Hoya, kuko urabizi yuko umurimo ukora ni uw'umwami. Haleluya. Kandi umuhate wawe ukoresha ntabwo ari ubusa. Imana izakugororera mu izina rya Yesu. Uzabona ingororano z'ibyo ukora, ntabwo tuzabona ingororano z'abantu zo nazo. Nukora uzi kuri gukorera abantu, nagira ngo utangarize ngo ingororano z'abantu nazo nta kintu uretse imibabaro. Ingororano z'abantu zizana imibabaro, ingororano z'abantu zizana amakuba, ingororano z'abantu zizana kwiheba. Abantu bashaka kugutera kwiheba bitewe nuko bakuhagurukiye bakakurwanya. Ariko Pawulo abwira Abakorino, uyu munsi rero niwe tubwira, yarabwiye ngo nuko rero bene data mukomere mutanyeganyega, kuko ibitunyeganyeza byo birahari. Hari igihe tunyeganyezwa n'ubuzima dutuyemo, ubuzima bw'imibereho, ubuzima bw'imibanire n'abandi, ubuzima bw'aho twubatse cyangwa aho dutuye, ubuzima bwo muri sosiyete, ubuzima bwo mu bihugu tugiye duherereyemo. Hari igihe ubwo buzima butukomerera, rimwe na rimwe bukadukomerera cyane. Ariko nubwo bimeze bityo, ntabwo ukwiye kunyeganyezwa n'ibyo mu gukorera Imana. Haleluya. Ntabwo ukwiye kunyeganyezwa n'ayo makuba cyangwa se izo ngorane. Mwebwe bakundwa nshuti z'umusaraba, nimukwiye gucibwa intege n'ayo makuba yariyo yose, ahubwo mukomere. Haleluya. Mukomere mutanyeganyega. Imana itugirire neza, kuko muzi yuko umuhate wanyu atari ubusa. Imana itugirire neza. Imana izatugana mu ijuru kubw'umuhate. Gira umuhate mu gukorera Imana.
hari abantu bagira umuhate mu gukorera abantu bagira ngo biyaboneshe, bigaragaze, bimenyekanishe ku bantu. Ariko bene data bakundwa, abantu ntibanyiramushimira mwiriro, bagushimira aho ngaho, ariko imitima yabo igasigara ikuvuma, cyangwa se igasigara igira gute, ikuvuga ibyo yishakiye. Ariko dushimiye Imana ngira igihugu tujyamo, ni Imana itashobora kudusebya cyangwa se ngo isigare itunegura. Oya, Imana yacu ni inyangamugayo mu gutabara ndetse no mu kurengera. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Imana yacu ni umutabazi. Haleluya. Uwacu aravuze ngo ni umutabazi utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Bakundwa bene data, mukorera Imana kandi murusheho iteka gukora umurimo w'umwami, kandi mutagize gute, mutanyeganyega. Nubwo ibikunyeganyeza bihari, hari igihe tunyeganyezwa n'ubuzima bw'uburwayi. Ese ni ibiki byakunyeganyezaga? Umva uko Imana ivuganye nawe. Iravuze ngo nuko mwene data mukundwa, uhagarare utanyeganyega. Nubwo urwaye, ariko uburwayi bwo kukunyeganyeza utume wiheba ku buryo watuka Imana ukavuga ngo Imana yaragutaye cyangwa yarakwibagiwe. Oya, never. Niwihebe, niwigirire nabi. Haleluya, haleluya. Imana yacu ni Imana nziza, ni Imana umutabazi, ni Imana umurengezi, ni rudatetereza abayisunga, ni intwari mu ntambara. Humura, Imana izakugirira neza. Imana yabera itugirire ubuntu cyane. Pawulo abwira Abakorino, uyu munsi tubwiwe natwe, duhawe amagambo y'ubuhanuzi. Pawulo araduhanuriye natwe, aravuze ngo nuko rero bene data bakundwa, nuko rero bene data bakundwa, ngo mukore umurimo w'umwami kandi mutanyeganyega. Erega nta kabuza ibyatunyeganyeza byo birahari, ariko kandi dukwiriye gushikama, dukwiriye kukomera, tukiyongeramo imbaraga z'ubutwari, tukavuga ngo Imana iri mu ruhande rwacu, Imana igendana natwe iri mu ruhande rwacu, ni Imana itadutererana mu bitunyeganyeza, ni Imana itadusiga mu bitunyeganyeza, ni Imana itaduta. Niyo mpamvu udakwiriye kunyeganyega, kuko umuhate wacu ntabwo ari ubusa. Imana izaturengera. Bagabo bene data, ese mwanyeganyezwaga n'ingo Imana ibahaye? Uzi ko umuntu hari abantu Imana yabahaye ingo bakazubaka, Imana ivuganye nabo, ndetse rwose Imana ikavugana nabo bigaragara. Ariko uyu munsi wa none ingo Imana yabahaye zabahindukiye icyaha. Shuti mukundwa mwene data, ntabwo umugisha Imana itanga Imana ijye iwuzanamo umubabaro. Oya, ahubwo abantu nitwe twiremera imibabaro. Hari igihe mu migisha Imana iduha rimwe na rimwe twiremeramo imibabaro, ariko twirinde no kwiremera imibabaro muri iyo migisha Imana iduhaye. Ntabwo dukwiye no kunyeganyezwa n'imigisha Imana iduhaye. Hari abantu banyeganyezwa n'imigisha Imana ibahaye. Imana ikakugirira neza, ikakwibakira umuryango, ariko aje wa muryango ugasigara uvuga ko wibeshye, kandi watutangarije ukajya utubwira ko Imana ariyo yavuganye nawe. Imana ukajya utubwira yuko Imana yakubakiye urwo rugo, ikaguhuza n'uwo mudamu. Niwe watubwiye ko Imana ariyo yaguhaye uwo mugabo, ndetse ikaguhuza nawe. Ariko uyu munsi wa none urugo rwawe rwabaye igitutsi, wiremeye imibabaro, waremye ibikunyeganyeza, waremye ibituma udashikama. Ariko umva ijambo uko rivuze, riravuze ngo nuko rero bene data bakundwa, muhagarare mutanyeganyega. Imana itugirire neza. Nubwo rero ibyo byakunyeganyezaga, unagenzura urebe niba no mu bikunyeganyeza rimwe na rimwe atari wowe bigiramo uruhare. Hari igihe tugira uruhare mu bitunyeganyeza, ariko bene data nshuti z'umusaraba, twirinde rimwe na rimwe mu byitunyeganyeza, rimwe na rimwe atari twebwe tubigizemo uruhare. Tugenzure neza. Mu yandi magambo, wacu yaravuze muri uyu mwanya ngo cunga sana, ucunge neza, urebe niba ibikunyeganyeza atari wowe ubigizemo uruhare. Imana itugirire neza. Berutse kumva abantu cyangwa se kumva umuntu yajyaga agenda avuga yuko urugo afite ari Imana yarumuhaye, ariyo yarumwubakiye, akanatubwira n'abahanuzi babihanuye, akanatubwira ko nawe Imana ubwe yamwisangiye. Ariko uyu munsi wa none rwa rugo rwari umugisha Imana yamuhaye rwahindutse icyavu cy'ibitutsi byo gutuka Imana no kuyisebeza. Mbese aya magambo ameze nka cya gihugu Imana yasangaga isuye Adamu mu ngobyi ya Edeni, ikamuhamagara ngo Adamu urihe? Adamu agasubiza ngo nihishe. Imana ikamubaza ngo wihishe iki? Erega nambaye ubusa.
ubusa. Ese niki cyakubwiriye ko wambaye ubusa? Ni wa mugore w'amaye. Mu yandi magambo, umugore Imana yahaye Adamu byahindutse icyaha cy'Imana. Ni wa mugore w'amaye. Mu yandi magambo aravuga ngo iyo utajya kumuma nagomba naguye mu cyaha naguyemo. Iyo utajya kumuma simba nariye ku giti wabujije kujyaho. Icyaha ni icyawe Mana. Icyaha kihinduka ari icy'Imana kandi byari umugisha Imana ihaye Adamu. Nuko Imana ibaza wa mugore nawe aravuga ngo ni ya nzoka. Mu yandi magambo icyaha kibaye icy'Imana. Iyo utajya kurema inzoka nagomba naguye muri bene data bakundwa. Mujye mumenya kwirinda. Turi kuvuga ijambo kwirinda. Rimwe na rimwe mu ntambara twihamagarira, rimwe na rimwe mu bitunyeganyeza twihamagarira. Bene data mwirinde, murusheho iteka gukora umurimo w'umwami kandi muhagarare mutanyeganyega, kuko umuhate wo gukorera Imana ntabwo ari ubusa. Uyu muhate ufite ingororano. Haleluya. Ntabwo ari ingororano z'abantu, ni ingororano zitangwa n'Imana. Tuzagororerwa tukiri hano mu isi, ariko kandi tuzagororerwa no mu bugingo bw'iteka. Imana itugirira ubuntu. Ntabwo ingororano zizarangira mu bugingo bw'iteka. Oya, no muri mu isi turagororerwa iyo twabanye n'Imana neza, iyo twagendanye n'Imana neza. Imana iduha imigisha y'ibifatika, imigisha y'ibikabakabwaho, bimwe umwe ukorwa ukawumva. Imana itugirire neza. Ibyo nabyo biza mu ngororano z'umugisha wo mu isi tugifite. Rero bakundwa, uyu muntu yarangije agaragaje ko Imana yakoze ikosa, yaribeshye, yamuhaye umuntu utari ukwiriye kubana nawe. Icyaha cyahindutse icy'Imana, nyamara byari ishimwe mu minsi yashize, avuga yuko Imana ariyo yamugiriye neza. Bakundwa bene data, Pawulo abwira Abikorino, yarababwiye ngo nimuhagarare mutanyeganyega kandi murushaho gukora umurimo w'umwami. Abantu bamaze gucogora mu gukorera Imana, abantu bamaze gucogora mu gukorera umwami, ariko nagira ngo umbwire ngo garukiraho aho ngaho wamaze kurenga imbibi. Korera Imana mu buryo bukwiriye, korera Imana mu buryo bwiza, winyeganyega witeshuka ku nshingano zo gukorera Imana. Umuhate wawe ntabwo ari ubusa. Imana itugirira ubuntu cyane. Bene data mumurikirana ku Isarura 12 TV, nayo mabwire ngo nimurusheho gukorera Imana kandi mukorera Imana. Umuhate wanyu ntabwo ari ubusa, kandi mwirinde ibibanyeganyeza mutabigiramo uruhare. Imana itugirira ubuntu cyane. Bakozi b'Imana, murebe neza niba mutarimo kwikurura ibibanyeganyeza. Mwege mumurikirana bakristo bene data, bantu bo mu matorero atandukanye, muhuye n'ibintu bibanyeganyeza rimwe na rimwe mwabyihamagariye. Murebe neza bene data, murebe neza. Imana iravuze ngo muhagarare mutanyeganyega, murusheho kurusha mbere. Iyo iri jambo rivuze ngo turusheho, riravuze ngo rushaho gukora. Hari abantu bavuze ngo bafite birata inkovu z'imiringa, birata inkovu z'ibyashize, akavuga ngo uzi njyewe baheze ku ijambo bita inarinje, uzi njyewe, uzi amavuta yanjye, uzi icyubahiro cyane, uzi iyo nageraga ahantu. Ibyo ngibyo ni ibyahise. Ahubwo rushaho gukorera Imana, rushaho kurusha mu minsi yatambutse, rushaho gukora kurusha ko cyagiye wakoraga, kizwa kurusha uko cyagiye wakizwaga. Mwene data mukundwa, korera Imana neza utanyeganyega, rushaho gukorera Imana utanyeganyega. Umuhate wawe ntabwo ari ubusa. Imana ibaha umugisha. Iri jambo narimbazaniye riravuze ngo turusheho gukorera Imana tutanyeganyega, kuko umuhate wacu atari ubusa. Mbifurije amahoro n'umugisha biva ku Mana. Reka mbasengere kandi mbasabira imbaraga, nanjye nisabira imbaraga. Twese dusabirana imbaraga kandi mu izina rya Yesu. Imana ibakomeze. Wewe wari umaze gutandukira, wari umaze gufata iby'Imana yaguhaye ukaba umaze kubyita umuvumo w'ibikubabarije umutima ngo byakwiciye amarangamutima. Reba neza niba amarangamutima yawe utagizemo uruhare rwo kuyangiza, ukaba usigaye urimo kubyitirira umuntu runaka, cyangwa ukabyitirira Imana yakubeshye kandi ari wowe wagize gute wibeshye ukabigiramo uruhare. Imana ibahungisha. Ndabakunda cyane mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Mana,
Nkweretse uyu muvandimwe wari ufite ibibazo, yari afite intambara, yari afite amakuba, yari afite ibimunyeganyeza, ariko mu izina rya Yesu yanyeganyezwaga n'ubuzima bw'ubukene, yanyeganyezwaga n'ubuzima bw'imibereho, yanyeganyezwaga n'inzara, yanyeganyezwaga n'amagambo avugwa, yanyeganyezwaga n'igisebo bamusebya, yanyeganyezwaga n'amadeni, yanyeganyezwaga mwami Imana n'ubushoberi. Ariko mu izina rya Yesu ndamusengeye mu mbaraga n'umwuka wera, Imana imurengere mutabare, Imana imugirire neza, umuremera amashimwe y'ibifatika, umuremera amashimwe y'ibigaragara. Uyu uri kwa muganga Mana, musangayo muramurira ukuboko yakira ubuzima mu izina rya Yesu. Ntabwo wenda gupfa Imana yacu ibeshaho, ntabwo wenda gusaba Imana yacu irasebura, ntabwo wenda kumwara Imana yacu ikura mu kimwaro. Mu izina rya Yesu Kristo Imana ibane na heritaya soriba nemasha wize foria netaya sikia wazarifome. Ndasenza mu izina rya Yesu, ndamutandukanya n'iyi mibabaro, ndamutandukanya n'aka gahinda, ndamutandukanya n'aya makuba, ndamutandukanya n'abonebzago. Imana yabera, haleluya, nibane nawe, nirwanane nawe, acira kubaho, acira kubaho, acira gutabarwa n'Imana mu izina rya Yesu umucunguzi wacu. Tubisenze tubisabye ni mu izina rya Yesu, amen. Shalom, ndabakunda mudukurikirana ku Isarura 12 TV. Yesu abaha umugisha, amen. Shalom.